mana yanjye naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere mana yanjye naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere mu butunzi naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere mu bibazo naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere mana yanjye naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere mana yanjye naguha iki ku mubiri wanjye ari ivu eza umutima wanjye wiyoborere ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana nyinshi abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Bikira Mariya utasanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ni karibu kuri channel ya Mukandengo Marie Clarisse. Ndabashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe, ndabashimiye mwebwe mukomeje kuturinda, mukomeje kudufasha tukabasha gukurikirana ibiganiro byacu. Muri aka kanya rero munyemerere dukomeze ibikorwa byiza bya Roho Mutagatifu, aho turi hose tuyoborwe na Roho Mutagatifu, aho turi hose turangwe n'ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Dore muri iyi minsi ya none ni iminsi igoye, ni iminsi igoye twinjiyemo, iminsi yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Akanya nk'aka ngaka rero munyemerere tubashe kuboneka mu bikorwa byiza, tubashe kuboneka mu biganiro byose, ndetse tubashe no guhumuriza abacu bagize ibibazo bijyanye n'ihungabana, abacu bagize ibibazo byose by'ibikomere bagiye baterwa na jenoside. Muri aka kanya rero mureke twunge ubumwe nk'abanyarwanda, dukurikize inama tugirwa kandi dusenyere umugozi umwe. Kristo Yezu akuzwe. Abayoborwa na Roho Mutagatifu nibo bana b'Imana, kandi umuntu wese urimo Roho Mutagatifu agerageze abashe gukora ibikorwa bya Roho Mutagatifu, kandi tugerageze kuba imbere y'Imana uko bikwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Muri iki gihe rero cy'igisibo tubashe kugenderera abavandimwe bacu bafite ibibazo, tubashe kubafasha, tubashe kubahumuriza, tubashe kugira icyo twigomwa mu byo dutunze, cyane cyane ku muntu ufite ikibazo cy'ubukene, ku muntu ufite ibibazo binyuranye cyane by'ubuzima. Tubashe kwigomwa nk'uko umubyeyi wacu Kiliziya ibidushishikariza buri munsi. Kristo Yezu akuzwe. Nyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utasanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.